waramugaye. Yesu yiteguye kugukura ubwo bumuga, kandi waramugaye n'abantu babona ko wamugaye. Warasambanye abantu barabimenya. Yiteguye kukuvanaho. Mwemerere. Ikibazo ni ukumuga, ni uko wamugaye ukaba utari kwemera ubumuga bwawe. Tosima alos. Naje gusanga ubumuga bwa mbere umuntu agira hari ugukora ibyaha. Burya ibyaha ni imungu umuntu, bikarangira imurangije, imungu imutuye mu rupfu. Icyaha ni imungu. Nuko Yesu arebye yitegereza wa muntu wari ufite ubumuga, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari ibyaha, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari ubusambanyi, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari kunywa inzoga. Yesu yarantumye ngo nze mbabwire ngo emerera Yesu agukiza ubwo bumuga bwawe. Ngo Yesu ataramubwira ngo mwana wanjye ikorera uburiri bwawe wigendere. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza. Ni kenshi tuboneka kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye nk'abagenzi bagana Siyoni. Tugize umusho kongera kubana n'umukozi Imana yitwa Eliya Imana. N'umugabo Imana agiriye neza, yaramwubatse nawe arabyumva ko yubakitse. N'umugabo utayigeze utara n'umugore benshi babyifuza. Umunsi akaba mufite ndetse bakaba baranabyaye n'abana n'umwana, ariko n'undi agiye kuza ari hafi. Imana igiye gukora ibitangaza, ndabona arimo agenda yisetsa yimwenyura, barimo aricinye cyarati Imana warakoze kuko wangiriye neza. Ni umugabo nekeza ko benshi bagiye bamubona, ariko twaba twifuje kuganira nawe maze munyemerere tuze kumva ibyiza by'umwuka bituruka muri we, kuko birashobora ko wanafashwa. Bibiri avuga ngo kandi nuko ni Paulo wavuze ngo birakwiye ko tugomba kuba bibamo iby'umwuka, natwe bakaduha iki. Ubwo numara gufashwa nukanda akanyenyeri biremewe kugira ngo igikoma cy'umwana kiboneke, Uwiteka agatanga umugisha, byose birashoboka. Hanyuma Eliya unyemerere ngwereza mikoro maze uze gusenga, nanjye ndaba ngutega amatwi utubwire icyo umwuka yavuganye nawe kuri uyu munsi. Niwaza gusoza nanjye ndakwemerera mpuze ibiganza nkomere Imana amashyi, nishimire ko yabanye natwe mu izina rya Yesu. Maze unyemerere ushyikire ino mikoro maze ubwire abantu icyo umwuka abwira amatorero muri rusange. Amen. Hanyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abo mwese mukurikiye Yesu niwe nzira TV. Mahoro y'Imana nabane namwe rero. Nkuko mubizi amazina yanjye nyine ni Ntakirutimana Eliya, ko musanzwe tubana, mfite madamu n'umwana umwe. Kirenze kuri byo ndi umukristo cyangwa se ndi umunyamasengesho. Hanyuma Imana iduhana umugisha. Amen. Reka dusenge Imana, hanyuma nitumara gusenga mbabwire iki Imana ibantumyeho. Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye amasaha tutasi efone dry nene tosima anope fone go nene totasiwa atos. Ndavuze ngo aya masaha dutangiye, tangirana natwe. Imbaraga z'ijuru zidobe zururuki, nyemerera Yesu ibyo ushima n'ibyo ushaka bize kuri twe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. Hanyuma murakoze cyane, mugubwe neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 9 umurongo waho turahera ku wa mbere. Aravuze ngo yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranije,
kane aravuze ngo ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati niki kibateye kwibwira ibitandukanye mu mitima yanyu? Gatanu havuze ngo iki? Aravuze ngo icyoroshe ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Karindwi yavuze ngo iki? Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma ndabashimiye. Amen. Iri jambo dusomye ni message. Yesu afite ubushobozi, cyane cya mbere. Kabiri, arashaka gukiza. Nari mvuze ngo Yesu afite ubushobozi. Kabiri, arashaka gukiza. Maze iminsi mbona abantu ariko nkababona ntibashaka gukira. Iki ni igihe kimwe ng'abantu bane ngo bikoreye umuntu wari uremaye, bamushyira mu ngobyi. Yari aremaye. Nshaka kuvuga ku ijambo rivuga uburema, ubumuga. Ni ubumuga. Nshaka kuvuga ku ijambo rivuga ubumuga. Amajije kumugara ng'aba bantu baramwitegereza, babona hari ubumuga afite. Kibazo, abantu muri iyi minsi bari kugira ubumuga, umuntu yababwira ubumuga bwabo ntibabwemere, kandi Yesu ateze ibiganza. Ndagira ngo mbwire ngo nta bumuga Yesu atakiza. Ikibazo, uremera ko ufite ubumuga? Uremera ko ufite ubumuga? Ese uremera ko wamugaye? Niba hari ubumuga bwa mbere bubaho, ni ukumugara mu mwuka. Dufite abantu bamugaye, kandi umuntu ababwiye ubumuga bwabo ntibabyemera. Nje kimwe nigeze nashaka kujya gusenga ahantu hamwe, bigeze bantumira, mwumvije kuntu abantu bamugaye. Barantumira namwe ati mukozi w'Imana uze dusenge. Ndabaga ati sawa. Mpageze barambwira turiya. Uri uyu mwaka 15, uri uyu mwaka 10, uri uyu mwaka 20. Nza gusanga ahantu henshi bari gusenga ariko basengana ubumuga. Nza gusanga abahanuzi benshi bari guhanura ariko bahanurana ubumuga, kandi Yesu yiteguye kugukiza ubwo bumuga bwawe. Nza gusanga abantu benshi bari kudiba atosima tosifo na dry enitasimanda, bari gushaka gusenga ariko basengera ku bumuga. Nza gusanga abantu benshi bashaka kuririmba ariko baririmbira ku bumuga, bandi bashaka kubwiriza ariko babwiririza ku bumuga. Ariko Yesu aravuze muri iri teraniro, tuyize kuri izi kamera, aravuze ngo ashaka gukiza ubwo bumuga. Arashaka gukiza ubwo bumuga. Muri hangana ko nkoresha iteraniro uko nkunda kwandi mu iteraniro. Bitasi elasima tosifolas. Abantu benshi baramugaye ariko ntago bashaka kwemera ubumuga bwabo. Niba ari ikintu kibabaje, ni ukubona umuntu yaramugaye mu bwana ubumuga bwe ntabwemere. Mu gihe kutuvuga ngo ntago namugaye, kizakubwira ko wamugaye nuko uzahagarara ugasebya abandi. Bura nabwo n'ubumuga. Dufite abantu bafite ubumuga bwinshi, bura no kutagira amafaranga nabwo n'ubumuga. Ariko Yesu nta bumuga atakiza. Kutagira amafaranga ni ubumuga, iyo diabete ufite ni ubumuga, umutwe urwara udakira ni ubumuga.
narivuze ngo Yesu yiteguye kugukiza ubwo bumuga muri aya masa. Ese uremera ko umugaye? Uremera ko ufite ubumuga? Ngera ntumye namwe ngo ninze mbwira abantu ko bamugaye kandi Yesu yiteguye gukiza abantu ubumuga. Tosili volasi ewane dry. Tosiwi ewanema. Ugasanga umuntu urano kutagira akazi nabwo n'ubumuga. N'ubumuga. Kwambara umwambaro umwe nabwo n'ubumuga. Kuba umugabo watasamunana akaza gukubita nabwo n'ubumuga. Nshaka kuvuga kugira ngo yite ubumuga. Hanyuma naje gusanga ubumuga bukabije burenze ubundi bumuga. Ni ubumuga bwo kumugara mu mwuka. Niba ari ikintu kibabaje, niba hari ubumuga bubabaje, ni ubumuga bwitwa kumugara mu mwuka wera. Abantu muri iminsi babaye ba casualty mu mwuka, bagenda baramugaye, basengana ubumuga, baririmbana ubumuga, babwirizanya ubumuga, bahonurana ubumuga. Ariko Yesu deba atosiwi etosima aravuze ngashaka kugukiza ubwo bumuga bwawe. Ubumuga bwa mbere buryo umuntu afite n'ibyaha. Ibyaha bitera ubumuga. Ibyaha bitera ubumuga we, ibyaha bitera ubumuga. Urano gusambana nabwo n'ubumuga. Kunywa inzoga n'ubumuga. Abantu bari kugendana ubumuga kandi Yesu yiteguye kubakuraho ubwo bumuga. Ngiye kimwe nk'umugabo witwa Habu ngaza kwambura umugabo witwa Naboti uruzabiburwe. Ngakaya agenda ariko yaramugaye mu mwuka. Ngo Imana iravuga nturakuna arenganyije Naboti. Nanjye amaraso ahimbwa zirigate amaraso ya Naboti niho zizarigatira ya Habu. Nga Habu aza kuraswa ntiyemera ko yamugaye ariko yarashwe. Iyo utemeye ubumuga bugusatiriza mu rupfu. Iyo utemera Imana ngo igukize ubumuga bwawe, ubumuga bugusatiriza urupfu, bukwinjiza mu rupfu. Ariko Imana yari yantumye ngo nze mbabwire ngo abantu baramugaye nibemere etosima, Imana ibakize ubumuga bwabo. Tosili olasi wi elopefone dra. Emerera Yesu agukiza ubumuga ufite mama. Emerera Yesu agukiza ubumuga ufite papa. Emerera Yesu agukiza ubumuga ufite muko. Emerera Yesu agukiza ubumuga ufite musore. Kunywa itabi, warize amashuri karangiza kaminuza, kabunywa itabi ubwo nabwo n'ubumuga. Uzi kuba uri umuganga, ubwiriza abantu ngo birinde sida, kaya gusambana nabwo n'ubumuga. Ntunakoresha byo bona gapote nabwo n'ubumuga. Uzi kubona wiruga ubwiriza abantu ko kunywa inzoga ari icyaha ukayinywa nabwo n'ubumuga. Yesu yantangarije ngo nze mbwira abantu ko bamugaye kandi nta kindi tosifona dra cyamuzanye no gukuraho abantu ubumuga. Hela tosiwi etando yarambwiye ngo nze mbwira abantu ko bamugaye hanyuma bamwemerera abakiza ubumuga bafite. Ngo nuko aba bantu ngo bari bane ngo baza kumenya ko umuntu muri quartier afite ubumuga, kandi ikiza cy'uyu muntu ngo nawe yimenyeho ubumuga afite. Kibazo nuko umugara ntimenyeho ubumuga ufite, ukamugara mu mwuka ntubimenye, ukamugarura umuririmbyi ntubimenye, ukamugarura umuhanuzi ntubimenye, ukamugarura umuvugabutumwa ntubimenye, ukamugarura pasitori ntubimenye, ukamugarura rivera ntubimenye. Ariko Yesu aravuze ngo ubumuga ufite yiteguye kubugukiza. Gwe muvuga bw'uburwayi ufite Yesu yiteguye kubugukiza. Gwe muvuga ufite bwo kurwara mu mwuka Yesu yiteguye kubugukiza. Ubumuga bw'ubukene ufite Yesu yiteguye kubugukiza. Ubumuga bw'amarira ufite Yesu yiteguye kubugukiza. Ubumuga bwa kanseri ufite Yesu yiteguye kubugukiza. Mwemerera y'amasaha umutindi imbere umuhendahende umuhamagare ntago uzatanga uko waje. Mweno tasi witando nubwo ufite ubumuga etosifo bw'urugo rwawe rwari rwubatse mu manegeka, ariko Yesu yiteguye kugukiza ubwo bumuga. Ntabwo nshaka gusenga ni message narinzanye. Yesu yari yantangaje ngo nze mbwira abantu ngo baramugaye. Soko Yesu ari kwitegeza mu baririmbyi akabona baramugaye. Harimo yitegeza mu bavuga butumwa akabona baramugaye. Hari kwitegeza mu bahanuzi akabona baramugaye, ariko ntabwo bushaka kwemera ubumuga bwabo.
mfite abantu bari kuririmba ariko baramugaye. Isashimwe. Yesu ngo aba bantu baramwikorera ngo baramuzana. Bamajije kumuzana ngo baraza. Uko birangije Bibiliya ivuze ngo iki? Nuko birangije hanga abantu baza bafite kwizera. Ninjye Yesu yaratumye muri aya masaha ngo nze ngubwe ko wamugaye nubwo wari waramugaye, ariko Yesu yiteguye gukora ubwo bumuga, kandi waramugaye n'abantu babona ko wamugaye. Warasambanye abantu barabimenya, yewe ujya mu bapfumu abantu barabimenya, urarwara abantu barabimenya, ariko Yesu yantumye ngo nze ngubwe ngo ubwo bumuga ufite yiteguye kubugukiza. Ubwo bumuga ufite yiteguye kubukuvanaho. Mwemerere. Ikibazo ni ukumuga, ni uko wamugaye ukaba utari kwemera ubumuga bwawe. Tosima alos pestai lele kotasiwa atosima pefolas. Sawa, ndumva mfashijwe. Birangije biravuze ngo nuko baramuzana bamugeze imbere ya Yesu, ngo Yesu yitegereje kwizera kw'abo bagabo, ngaravuga ngo mwana wanjye, kuko kwizera kwawe ibyaha byawe urabibabariwe. Naje gusanga ubumuga bwa mbere umuntu agira hari ugukora ibyaha. Burya ibyaha ni imungu umuntu, bikarangira imurangije, imungu imutuye mu rupfu. Icyaha ni imungu. Ngo nuko Yesu arebye yitegereza wa muntu wari ufite ubumuga, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari ibyaha, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari ubusambanyi, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari ukunywa inzoga. Shatosima ndabenedraya. Aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari kujya mu bapfumu, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari ubutinganyi, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite lazarasima ari ubusirivo, ari uburaya, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari kwakuwemo inda, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari kunywa itabi, aza gusanga ubumuga bwa mbere afite ari kunywa inzoga. Aravuga ngo ntiyabanza kumukiza ubumuga bwo ku mubiri, abanza kumukiza ubumuga bwo mu mwuka wera. Niba ngano Yesu yageze ku ni tosima, mbere yuko akiza umuntu abanza kumukiza ubumuga bwo mu mwuka bwazatuma apfa iteka. Aravuga ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Ngabara aho bose batanya kwivovota, baravuga ngo uyu nguyu nawe arigeranyije, ariko Yesu yarazi ikintu akoze, yarazi ko Yesu amukijije. Haleluya. Shimiye ko Yesu ahantu yageze akora abantu batabyemera ko bakaza kubyemera. Shimiye ko bitangira batabyumva ariko bakaza kubyumva. Shimiye ko bitangira abona nta mahirwe ahari ariko amahirwe akaza kuhaza. Shimiye ko bitangira umuntu bamwita umusazi ariko akaza kubona ko ari muzima. Shitala dosifonedra. Shimiye kandi Yesu yageze adukura ubumuga bw'uburwayi no mu mwuka akadukura ubumuga. Haleluya. Yesu yarantumye ngo nze mbabwire ngo emerera Yesu agukiza ubwo bumuga bwawe. Ngo Yesu ataramubwira ngo mwana wanjye ikorera uburyo bwawe wigendere. Haleluya. Arababwira ngo ikibazo ni ukumubwira ko ibyaha byabibabariwe, cyangwa ikibazo ni ukumubwira ngo ahaguruka yikorere. Igikomeye ni iki? Ni ukumubwira ko ababariwe, cyangwa igikomeye ni ukumubwira ko ahaguruka yikorere uburyo bwe yigendere. Haleluya. Arangije aramubwira ngo haguruka wikorere uburyo bwawe wigendere. Narinze gitangazo, ntago ntinda ko neza gitangazo. Narinje kukubwira ngo ubwo bumuga bwakuzengereje, niba ari ubwo burwayi Yesu aravuze ngo muri aya masaha yiteguye kugukiza. Niba ari ubwo ubusambanyi Yesu yiteguye kuguha imbaraga zo kunesha ubusambanyi. Niba ari ubwo kunywa inzoga Yesu yiteguye kugukura kuri izo nzoga. Ariko se wamwemereye? Uremera ubwo bumuga bwawe urabwemera? Uremera kuri umunyabyaha? Uremera ko wamugaye mu mwuka? Uremera ko wamugaye? Totasiwi rivonedra lele kotasiwi ewanema pesti efonedroria henetosiwi etando. Yesu yarantumye ngo nze bwira abantu ko yiteguye kubakiza ubumuga. Waramugaye mama, waramugaye papa, waramugaye musore, waramugaye muko, waramugaye. Ariko se uremera ubwo bumuga bwawe ngo usengere? Abantu benshi muri iyi minsi bari kumugara, kandi
ageze avuga ko umuntu yamugaye aramugara agahisha no gucumbagira kwe yenda yigirisha kugira ngo agaragaza ko tujeste yibyinisha kugira ngo bigaga atamugaye ko yaramugaye ariko mu bigaragara twuru kuduhisha ariko amaso y'Imana ntiwayahisha yarabibonye ko yamugaye hari abantu bari guturuka inahangaha bamugaye bakajya gukorera ibyaha Dubai bagiye kurangura ariko Yesu yabonye ko mwamugaye naho mwamugariye yarahabonye hari abantu guturuka inahangaha bakajya mu ntara bakajya kusambanirayo kugira ngo baduhishe twebwe abantu ariko Yesu yarabibonye ko yamugaye hari abantu bari guturuka inahangaha bakajya kuvaniramo amadakure inda bakajya kuvanamo inda kure ariko nubwo tutabibonye Yesu we yarabibonye ko yamugaye waramugaye merera Yesu akudiba akuruhura ubwo mugabo gukureho utaraba kajoritinga abantu babibone emerera Yesu akuruhure utaraba kajorita abantu babibone emerera Yesu akuruhure mitwaro etotasi nimanda benefta elos reka dusenge urumva taramugaye mama nubwo uri umuririmbyi akora mugaye nubwo uri umuvuga butumwa akora mugaye etitasi efonadra lelekotasi wa nedroria menif ubumuga umuntu bwose afite bugiye kugaragara niba yaramugajwe n'ubusambanyi bigiye kumenyekana ugiye kugenda ucumbagira bimenyekane niba yaramugajwe no kunywa inzoga bigiye kumenyekana wihishaga niba yaramugajwe no kwiba bigiye kumenyekana niba yaramugajwe no kugira ngo bapfume bigiye kumenyekana ugiye gucumbagira abantu babibone nyemerera uze Yesu ataragushyira ku mugaragaro ataragushyira ku itangazo nyemene tosi wirivo enetosi manda benedra lelekotasi elas nyemerera uzakiri kare mama nimuzakiri kare papa nuko nari ntumwe mwakeneza ijambo ry'Imana ushobora kuba waraguye nyemerera dusengane ushobora kuba utarakizwa kugwa nuko wari uhagaze ukagwa kukizwa nukwakira Yesu umwami n'umukiza bwa mbere muri ibyo byiciro nta hantu uri dusenge ubaye waraguye byuka ushaka itorero rigwegereye ugende ubyuke wambara imbaraga ubaye utarakira Yesu umwami n'umukiza shaka itorero rigwegereye kwatuza Yesu umwami n'umukiza upfane na Kristo tuzukane nawe kuko Yesu aje gushyira ku itangazo Yesu aje kugaragaza ubumuga bw'abantu aje kugaragaza ubumuga bw'abantu umva itangazo Yesu antangaje aje kugaragaza ubumuga bw'abantu kuko bamugaye ntibabyemera ariko yaramwe ibintu bibiri afite imbaraga afite no gukiza urahitamo iki urahitamo gumya umugaye cyangwa urahitamo imbaga za Yesu no gukiza Mana ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wapfuye agahambwa akazuka elatopestata lazobe netosi winima penifolasi ewane draya nema satosima atosi wi ewane droria nyemerera Yesu imbaraga zawe zimanuke kwa abantu babanteza amatwi abari bateze ijambo ry'Imana amatwi bari bateze no message amatwi la topesta ya bonadrayi netosimanda benegome navuze ngwireke kanya mwami abami bagereho nubagereho Yesu imbaraga mvajuru zibamanukire reka nyuma imbaraga zo kuyanira kureka imbaraga zo kunesha ibyabaneshaga imbaraga zo gukizwa ibyaha zo kunesha uburiganya bwa Satani uhereka kanya mwami ugabana umubare w'abagwa wongera umubare w'abakizwa bari n'abandaza amatwi baha imbaraga za none zicindi igihe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wapfaga mukazuka ngabageneza mwami Yesu Kristo ubahe imbaraga zo kunesha ibyabanesha aka kanya kugeza iteka ryose amen. Hanyuma ukeneye kutugisha inama ukeneye ko tugusengera ukeneye izindi nyunganizi wareba nimero ziri kuri screen ya Yesu Nenzera TV amen. Imana iguhe umugisha wari dukurikiye utarakora subscribe kandi kugira ngo uyikore share comment like usangiza nabandi hanyuma Imana izajya guha umugisha nakagaruka kuri channel yacu shalom narika abantu yababwira ngo Yesu Nenzera TV hari ijambo ry'Imana rihembura ubugingo bw'abantu mu izina rya Yesu Imana ikumpera umugisha shalom ciao ciao ciao